ubuzima burangoye kabisa. Ubuzima bw'i Kigali ko ndiba bumeze nabi. Inzara, ubukode, ubusenda baho gute muri kuri. Ukazi banyirukanye hafu kwezi kose nako. Ariko nakundi ngomba ariko nubwo ubuzima bugoye nakora n'ikiyedi nkabaho sifite imbaraga se. Asanga ndaho ngaho ndasamye. Byukuri mana yanjye, mana basi wasubije mu byukuri waje ukanyigaragara. nta kibazo njye nta kibazo mfite. Nimwe mugikeneye kumera kubaho neza. Ugomba kwitaho nk'umusaza. Ago Ariko ubundi ko mbayeho nabi. Uriya mukobwa unyizo si yamindurira ubuzima mwegereye. Yamindurira ubuzima. Ndabona ameze nk'umuntu ufite amafaranga. Reka nze nkwereke. nta kibazo njye nta kibazo mfite. Nimwe mugikeneye kumera kubaho neza. Ugomba kwitaho nk'umusaza. Ago Abana hara ku muhanda tureye cya gikamba. Ikiyoka ndumva kirimo no ikiyoka kirimo ubwo nawe papa urashaka ya macupa yawe. Ubwo niba ari icyatanu ufitemo kijana tujya kwirebera urwagwa hariya twinyweye. Sibyo muzehe? Ego sha mwana we. Abakobwa b'iki gihe barabikozwa bumva ko tushaje. Ariko papa ubigiye nahereye nkugurira nta nubwo wanshimira n'umunsi warimo. Arabikora ariko bi. Nakavuna agatabi kanje nako gashijemo. Kugenda. Sister. Kumsikura wowe. Mwiriwe. Aga wana b'iki gihe bataye umuco. Oya ntabwo ari ugutumutwe. Ntabwo ari ugutumutwe. Sister amakuru. Oya mwana we murazira. Komere cyane. Ntago muzi. Aziranye n'uwo musore wawe. Simbizi ubwo wenda we baraziranye. Muze. Mwiriwe neza. Ni amahoro. Tugende papa tugende. Sister. Nikiriko. Twavugana. Ubwo baraziranye ngwera twigendera mwana we. Ntacyo reka tuvugane umbwiye. Ubwo ni ibiyanye. Ni mugende ubwo reka nanjye ndabasanga imbere. Rero hano hari agacupa neza. None se bite kumamagaritse kabutari mu mbiri ikintu magarikiye. Kutambwira nigendere. Sister, meze neza. Meze neza ntubibona se ko meze neza? Ariko uri mwiza. Ibyo ndabizi. Ndabona usa nka Bikira Mariya nyina wa Yesu. Ahubwo ntacyo mupfana. Ariko ntacyo mupfana mbwira ariko. Ntago mbizi. Ntabwo bizi. Nyine nakurebye igituruka hariya hirya hose. Numva ndashengutse mu mutima no mu mubiri wanjye. Numva nuzuye ibyishimo n'umusatsi unyorosokaho. Sibyo? Nifuje rero ko twamenyana nkakubera umukunzi mwiza. Sibyo? Tugakomezanya ubuzima. Nibyo washakaga? Nibyo nashakaga. Basi numbwire kugiye kumakane. Ukunda mutunamakane nge nakiyahura ubu tuvuga nahita nanapfa. Niba ufite gahunda nta kibazo. Si wumva. Ariko uri keza. Ndabizi. None se uriya musaza mbonye. Uriya ni papa, uriya ni musaza wanjye. Bivuze ngo ni data bukwe na babivuga ngo iki hari. Muramu wawe. Ni muramu wanjye. Ubwo rero reka ngende nyine ubwo ngubwo tuzavugana. Nari ngiye gukwaka kanima nibuka ko phone nayiririye amandazi mu gitondo kubera inzara. Nako bayinyibye. Ariko ubwo nyakanimero nyine akanimero yimbwire nyandike hano ndahita nyifata ku mutwe. Ni yawe nge nzakwamagarira. Yanjye. Yanjye 07 ariko uri rwiza dore ni ngiyi andikaho Ibrahim. Sawa rero ubwo tuzavugana reka mbe ngiye. Umva ebana uriya mukobwa agomba kungurira imodoka. Ubuzima bubi narindimo ntacyo.
ziriya ni harya ni zimwe bita nyashi bazita amahoro. Kiriya cyana ni cyiza bya hatari. Imana irasubije ubuzima bwe narindimo nyashi ebana. Umva ninjye nawe. Bitu shaka uti tumeze bise Nyakubahwa citse n'ibisebe do. mbwira nibiki ko ndeba ushaka kugwa hasi Nabasuzuguye mu byohero byanyu. Nyine urareba. nta nyine mbwira icyo ushaka kumbwira ndi kwihutana ningeze mu rugo. Urabona afite simukadi kandi hari umuntu tufitanye gahunda ngirira mbaburize phone atambura mbabarira urabukoze korera Imana yo kabyara Telefone nyakubahwa korera Imana toka ntabwo mumeze nk'abanyamitwe cyangwa n'igitega ntabwo ari imitwe ubonye wese no kumutira telefone ntizo nta nubwo wangirira imwe y'igisebe citse mu by'ukuri. Mbese ufite imyaka ingahe? Imyaka nyine ku buryo utajya gukora akazi ngo ubone amafaranga ugure telefone ujye ureka kwiri guterago. Nyine urabona afite imyaka 25 ariko mbabariraho kabyara arimo aramiga yambuye. Toka manene fata ibyo bintu byawe mva imbere cry for death. Nyakubahwa wambare ko aba ni babanyamitwe ngo ndabara kuki abantu b'iki gihe mwahindutse nacyo reka njye kwirebera sumbye wenda ashobora kubuniza kuko ni n'inshuti yanjye magara ako uriya mumotari ntabwo yaniza we. Siko nje kukureba. Nje kukureba. Ibyiza. Nje kukureba mu rugo none Imana wagira ngo Imana ari ibizi ko none umbonye mu muhanda nagari mu rugo ugenda wicare ndagusanga. Umva se. Fite ikibazo cy'intutirwa. Urabona aka kantu? Nanga simukazi. Mukandi iriho amafaranga? Amafaranga. Hariho n'ibirenze amafaranga. Aha. Nyine urumva? Nagira ngo unize simukadi. Nako nize phone. Urumva? Utiza telefone? Akira. Umva se. Niwe nshuti ngira man, niwe nshuti ngira muri iki Kigali. Ariko wabonye simukadi disi ubura telefone. Nayiri amandazi mu gitondo. Ariko nayiri amandazi. Umva se wigenda se. Nampamagaye. Niza phone man, niza phone shiremo simukadi hari umuntu ugiye kumamagara byihutirwa. Hari umuntu ugiye kuguhamagara. Nataguhamagara kandi urapfa. Shobora no guhita ubu tuvugana akakaza kugushyira. Umva se mbabarira mwana, ndakwinginze mbabarira. Uranyinginze. Ndakwinginze. Basi nushaka kumbwira icyo ngusigira ariko uyineze. Icyo nsigira. Bo nanjye sanze n'ubundi hari utuntu nagiye kwikopesha ariko ubwo ndahita ntangamo ingwate boruza. Wowe icyo upfa nuko uriya mukobwa namubura. Sibyo? Uno mukobwa? Kosha. Akira. Baba we. Base ni muzima. Ni muzima afite ibice bya hatari. Ngo umva ikintu ngiye kugusaba rero. Sibyo? Urabizi urishimiya. Bya hatari. Wenda nago nakuraburiza nubwo nabanje kugutesa bwa mbere wa kintu. Kaba kagomba kuzamo. Urumva? None ikintu ngiye kugusaba. Naye ngiye kwikopesha hano yirya. Urumva? Ugiye kunsigira izo nkweto, urumva? Wireba umupira n'ingofero nibuza ndagusigira ikabutura kwa ngo tugenda. Urumva? Nimba koko nyine wumva abikwiriye. Nimba koko abikwiriye akaba agiye gutuma urumva utwara phone, urumva ngasigarana izo boro. Dore ngiyi telefone. Ndabyeye. Umuriro uruzi. Nimba ibintu nkubwiye ubyumvishe gira vuba. Zana. Ki. Dore ngizi. Gira vuba. Dore ngibi. Dore ngibi. Wazana simukadi. Zana ndayishyiriramo. Banza kure amashansi gira iyanjye. Gira. Ndeme mwe amasimukadi yanjye.
kuri seriye mwana. Umwana akina n'ibiryo ntagakina. Allo. Ntabwo nenze kuzampamagara none urampamagaye. Urumva mbaye kugura fone. Mbaye kugura fone ya 17 none isumamagara nta mahirwe. Nyine tubonanye ryari. Shanda nagukumbuye pe. Okay, reka ngusange rero. Uri mu rugo. Genda utari rikanze nubwo nyine narindi mu kazi ukuntu nubwo sa ntabirekanze nkorere mu rugo. Sawa. Bite? Ni byiza. Byiza? Mubera. Uretse. Wambaye utese? Nibite ku kuntu nambaye bana. Nyine urabona hari ukuntu umusore ajya gutereta umukobwa yambaye yifunze ku cyangwe. Urumva? Bari banye navuze ni ariko ubundi wakora gashya nk'umukobwa nk'undi akabona n'ibi bintu. Ibi bimeze nka jaride. Kujya wasege ibyo byitayeho. Ibyo bya jaride ntabwo mbyitayeho. Uragenzwa n'ikiri hano. Nahise ndagizwe n'iki ntabwo twavuye ko nje kukwitsura. Ubu sizi isaha reba aho amasaha ageze. Sigo? Kandi njye nifite gahunda yo kujya gusenga. Duhuye nigira gusenga. Nduwe mva mu rugo. Njye ndimo ndagenda rero. Ariko ni mu ngagari we. Mbwira rero. Mbwira vuba ngenda. Nari ngukumbuye. Ndavuga ndireka nze ngusure none ndenzo no kwambara. Uzanye iki? Nzanye umutima ukunda. Reka nkubwire nifite n'ikibazo cy'amafaranga. Urafite se nguya? Amafaranga? Amafaranga niyo ukeneye? Cyane. Amafaranga se ni ibi byonyine banza ureba ari hano ku mubiri. Rarenga menshi cyane. Ariko umubiri wawe ntabwo nyakeneye njye nshaka amafaranga. Ndayaguha kuri phone ariko. Aka nimero ni kangahe? 078. Ego. Sorry banza ngande akanyenyeri n'urwego ye. Akanyenyeri 42 akanyenyeri ego mbwira nimero. 078 None se ugiye kuyakoresha iki? Ikiyewe ndayakeneye. Urayakeneye? Si cyo nyakoresha cyakureba. Kayitesi. Witwa n'izina ryiza. Ni Kayitesi. Reba ko yakugezeho. Okay. Wayabonye? Erega ntacyo nakwima. Umutima ukunda iyo ukunda umuntu nta kintu wamwima. Sawa urakoze. N'urupfu narugu nako n'umutima nawuguha. Noneho mu rugo se ntabwo wagerayo. Kandi nkubwiye ko ngiye. Oya. Uzi ufite ka surprise. Surprise bwo ki? Nk'umuntu nkunda neme nkavuga ati namwihebe neme kuma umutima wanjye. Ufite ka surprise. Humiriza mwereke wowe gusa. Humiriza mwereke. Oya ibyo humiriza se nabyo byari birimo. Wewe humiriza urebe. Okay. Ku buryo urahita ruzamuka urwumva urukundo. Nahumirije agira. Akira. Oya. Kiri iki? Iyo ni impeta sheri wanjye. Ivuze ko ngukunda urukundo rwa rundi Yesu yadukunze. Rundi rwatumye Yesu adupfira. Urumva rundi rwatumye nyine dukurwaho ibyaha. Usure iyo metro mutse yambaye. Nta nubwo wazigera unapfa. Uvuze ngo urankunda? Kubera ko nge nanagupfira. Urumva? Yego. Wongera nkazuka ku bwawe. Wampfira pe. Wampfira banza wirebe. Nyine. Oyi banza unyumve. Banza wirebe. Urebe ukuntu usa, urebe ukuntu umeze. Nurangiza ubone kuza kumenya ubuterete wari we. Nicyo bita urukundo. Kubera ko nyumvaho gatoya. Mwamukene baba ndababeshya baza biyambitse imyenda natanu. Ndo kubera unyatse amafaranga ndayaguhaye. Kubera ko ngukunda nemeye kuza niyambitse ubusa kubera urukundo ngukunda. None uranyanze. Genda uzabona nacyo. Imana izakusubiriza wowe. Suciriye sawa. Nacyo.